Ese nashimye inshuti z'Imana ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo nk'ibisanzwe nitwa Pastor Placide ndabashimiye cyane ko mwongeye kwemera kubana nanjye muri aya masaha ndetse Imana yacu kandi nayo ikaba yemeye kongera kubana natwe nk'uko ibana natwe ibihe byose kandi ikaba ari wo mukunzi w'ukuri dufite akaba nawe murengezi dufite akaba niwe dukuraho byose kuko icyo Imana itemeye Yesu yavuze ngo nuzajya ujya gukora ikintu cy'uvuga ngo Uwiteka nabyemera nzakora ibi nabyemera nzakora ibi kandi Uwiteka kenshi ahora ashyigikira imigambi yacu yabwiye Abisirayeli ngo nzibyo nibwira kubagirira ni byiza si bibi ubwo bari mu bunyage i Babuloni niko yababwiye kandi natwe ibyo yibwira kutugirira ntago ari bibi nubwo rimwe na rimwe mu nzira tunyuramo duhura n'ibibi byinshi bigoye nubwo duhura n'ibiturushya n'ibitugora ariko Imana yacu iradukunda kandi rero Imana yacu yaduhaye ubutwari n'ubushobozi bwinshi cyane kandi yaduhaye umwuka wayo wera udufasha kandi umwuka w'Imana ni imbaraga ni amahoro n'ubugingo mbese ni byose Imana yaguha umwuka wera iba yaguhaye package yose yuzuye yo kugira ngo uzagere mu bwami bwayo nabashuje mu izina rya Yesu Kristo muri aya masaha nkangaya aho muri hose Imana ikomeze ibaho umugisha kandi ibahe kugubwa neza cyo nakomeza ngusaba gukora subscribe hano hantu kugira ngo tujye dukomeza kuganira ijambo ry'Imana uko bwije nuko bukeye kandi Imana izabana natwe tugiye kuganira uyu munsi amagambo turibuze gusanga mu gitabo cyo kuva ni ibice 8 turahera ku murongo wa mbere Uwiteka twumve icyo agiye kuvugana natwe uyu munsi nuko Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni utirambura ukuboko kwawe kurimo ya nkoni yawe hejuru y'uruzi y'inzuzi n'imigezi maze n'ibidendezi uzamure ibikeri bijye mu gihugu cya Egiputa Aroni arambura ukuboko kwe hejuru y'amazi ya Egiputa ibikeri birazamuka bizimagiza igihugu cyose cya Egiputa amen. Aya ni amagambo Uwiteka yatumye Mose aramubwira ngo genda ufate ya nkoni iri mu kiganza cya Aroni cyangwa se ugenda ubwire Aroni arambura ikiganza cyiwe azamura ibikeri mu nzuzi za Egiputa noneho ngarangije aragenda bibwira Aroni muyibuke igihe Mose Imana yamutumaga hari ahantu yageze aravuga ati sinzi kuvuga arangije ngo abivuga inshuro nyinshi ngo yikongereza uburakari bw'Uwiteka Uwiteka aramubwira ati ariko Mose ninde waremye akanwa sigiye Uwiteka ninde utanga kuvuga sigiye Uwiteka hanyuma Uwiteka aramubwira ngo genda urebe murumuna wawe mwene wanyu Aroni mwene wanyu mwene so azi n'intyoza mu byo kuvuga azi kuvuga uzagende azakubera akanwa nawe umubere nk'Imana ujye ufata amagambo y'ibyo ushaka kuvuga ubishyire mu kanwa ke nawe agenda avuge hanyuma biba ngombwa ko Aroni yarasigaye ari nawe utwara ya nkoni ya Mose mu magambo makeya Aroni yarabaye amaboko ya Mose yarabaye n'akanwa ke Mose ameze nk'Imana kuri Aroni icyo nicyo niko cyari kimeze icyo gihe hanyuma Imana ibwira Mose Imana yatumaga Mose nakabwira Aroni agakora hanyuma Imana ibwira Mose ngo genda ubwire Aroni afate ya nkoni ye ayirambike hejuru y'amazi ya Egiputa azamura ibikeri soma rino jambo nabonye mishurirwa rikomeye nsanga Imana yaduhaye ubushobozi bwose ntago Imana yigeze iza muri Egiputa guteza ibi byago byose ntago Imana yigeze ijya muri Egiputa kugira ngo yo ubwayo yikorere ahubwo mu byago 10 byose byabayeho icyanyuma cyonyine nicyo cyaje gutyo kiri mu Uwiteka ariko ibindi byose Imana yabwiraga Mose ngo gira gutya Aroni gira gutya bigaragara yuko byose ibyo tugomba kugeraho iby'Imana yatugeneye ibitangaza by'Imana biri mu biganza byacu ibingibi ibitangaza by'Imana n'imikorere y'Imana iri mu biganza byacu ubutware bwose buri mu biganza byacu kubaho kwacu buri mu biganza byacu n'urupfu rwacu ruri mu biganza byacu icyangombwa n'ukumenya ngo niki dufite mu biganza byacu tugikoreshe kandi tugikoreshe neza kugira ngo tuzamure icyubahiro cy'Uwiteka Uwiteka abwiye Mose aramubwira ngo ibi byose nzareka ibi byago byose bigere kuri Egiputa kugira ngo abuzukuru banyu n'abana banyu bazamenye yuko ndi Uwiteka bazamenye yuko ndi Imana bazajya bahora banyibutsa kandi muzajya ibingibi mwabonye nibyo muzabona muzakomeze mubyibutsa abana banyu bibihe byose mubabwire ko Uwiteka bakuje muri Egiputa amaboko menshi ndetse n'amaboko y'ubutware bwinshi bukomeye hari n'ahantu hamwe na hamwe Uwiteka yakoreshaga ijambo muri iki gitabo cyo kuvuga ngo ingabo z'Uwiteka Abisirayeli bitwaga ingabo z'Uwiteka naje gusuzuma neza nsanga rero yuko muri iyi si tubayeho turi ingabo z'Uwiteka dukwiye rero gutera ahantu hose ndetse tukarwanya Satani mu nzira zose acamo arwanya bagenzi bacu mu nzira zose acamo arwanya bagenzi bacu mu nzira zose acamo aca intege abo duhuje inzira ijya mu ijuru
ijuru, inzira zose tureke turi amaboko y'Uwiteka, turi ibiganza by'Uwiteka. Mose yari yarabakanwa k'Imana na Aroni abi biganza bya Mose. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese afite umugambi, kandi ibikorwa hano mu isi bigomba gukorwa natwe, hanyuma ibikorerwa mu ijuru, komande ikatangirwa mu ijuru twayikora, kuko turi abaturage b'ijuru bari mu isi. Ni ukuvuga ngo rero Imana ntabwo izamanuka gukora imirimo n'ibitangaza ku isi, izabikorera muri wowe. Imana ntabwo izamanuka kugira ngo ihindure ibintu hano ku isi, izabikorera muri wowe. Ntabwo izamanuka kugira ngo ikize umuntu ibibazo afite, izabikorera muri wowe. Ntabwo izamanuka kugira ngo isengere umuntu wenda wari ufite umugambi wo kwiyahura, izabikorera muri wowe, izabikorera muri njyewe. Ni igihe cyo kumenya yuko tubereye hano ku isi kubw'impamvu no kugira ngo tube amaboko y'Uwiteka, kugira ngo inkoni iri mu biganza byacu. Buri muntu wese hari impano Imana yamuhaye mu biganza byiwe. Hari uwo yahaye gutanga amahoro, hari uwo yahaye uburyo butandukanye, ariko turi ibiganza by'Uwiteka. Ndagira ngo umenye neza yuko uri ibiganza by'Uwiteka. Aroni yari yarabaye ibiganza bya Mose, ndetse Mose aba akanwa k'Uwiteka, ndetse Aroni nawe akaba akanwa. Ni ukuvuga ngo turi uruhererekane ruturutse ku Uwiteka. Iyo Mose yabaga avuga, habaga ari kuvuga Imana. Iyo Aroni yabaga ari kuvuga, yabaga ari kuvuga Imana. Ni ukuvuga ngo mu kanya nk'aka ngaka nawe reba ni iki kintu Imana yagushyiriyeho, ni iki ufite mu kiganza cyawe, kugira ngo uzamure amahoro mu bantu, uzamure amahoro mu bantu, uzamure ibyiringiro mu bantu, uzamura ibyishimo mu bantu, uzamura umunezero mu bantu, ubatere kunezerwa, ubatere kwishima, ubatere Imana yatumye Mose na Aroni kuzamura ibyago muri Egiputa kugira ngo igaragaze ko ari Imana. Wowe Imana yagutumye kuzamura iki mu bantu kugira ngo igaragaze ko ari Imana? Hari igihe gushyizeho kugira ngo uzamure ibyiringiro by'abantu, hari igihe bagushyizeho kugira ngo uzamure kwizera kw'abantu, hari igihe baragushyizeho kugira ngo uzamure kugira iyerekwa abandi bantu bageramo bitewe n'iki Imana yaguhamagariye kuri iyi si. Iburi ibiganza by'Uwiteka rero, wigira ngo ubereyeho ubusa, ntabwo wabereyeho kugira ngo ujye ubaho gutyo gusa, ahubwo hari icyo ubereye, uri ibiganza by'Uwiteka. Nashimye cyane rwose iri jambo, numva ndanezerewe cyane. Imana ibwira hari aho yabwiye Mose ngo genda urambike iya nkoni yawe hejuru y'amazi ya Egiputa ahinduke, genda ukubite iya nkoni yawe mu mukungugu, genda ukubitemo rya jambo ryawe, genda ukubitemo ya neza yawe, genda ukubitemo kwa kwizera kwawe, genda ukubitemo rwa rukundo rwawe, genda ukubitemo ya mahoro yawe, genda ukubitemo bya bindi byose, maze uzamure ibyiringiro mu bantu. Abantu muri iyi minsi barananiwe, abantu bararushye, buri wese afite ibibazo byinshi yikoreye. N'uvuga ngo afasha abandi nawe akeneye kugira ibyo afashwamo. Reka twe gutererana ahubwo dufashanye. Buri muntu wese uri hano ku isi akeneye mugenzi wiwe. Ntuyibwire yuko naho ahuri hari umuntu ukeneye, nanjye aho hari umuntu nkeneye, ahubwo zana icyo ufite mu ntoki zawe kizatuma uhura n'uwo nawe ukeneye. Zamura, ni ukuvuga ngo zamura kwizera mu bantu, zamura, gira ikintu korohesha agaciro Uwiteka. Hari ibintu ufite muri wowe ugomba gukora kugira ngo Uwiteka ahabwe agaciro, kugira ngo Uwiteka amenyekane muri Egiputa. Abanyegiputa mu gihe cyose ibi bitangaza byabaye, ngo hari abanyegiputa bahise bafata umwanzuro wo kujyana n'Abisirayeli mu gihugu cy'iwabo, kuko bari bamaze kumenya ko ari Imana. Ese aho uri, umuntu ashobora kwishimira kubana nawe kuko amaze kubona kuri mu Imana? Ndagira ngo uyu munsi wa none ubitekerezeho cyane. Ariko ikiganza cyawe harimo iki? Ikirimo gikoreshe nkuko Imana yakiguhaye. Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo ijuru ni iry'Uwiteka, ngo nayo isi Imana yayihaye abantu. Niyo mpamvu Imana itigeze ifata umwanya wayo ngo ize ku isi kugira ibyo ikora. Yabwiraga Mose yahaye isi, na Aroni yahaye isi ngo nimukore. Yabahaye isi ngo muyitegeke, nimukore. Rero nshuti yanjye, ni igihe cyawe cyo kugira ikintu ukora kugira ngo ubuzima bw'abantu buhinduke. Ni kugira igihe cyawe cyo kugira, wenda ushobora kuba waramaze imyaka myinshi ukora ibintu bikababaza abantu, ariko hageze igihe cyo kugira ngo ukore ibintu binezeza abantu. Ushobora kuba warageze igihe kinini cyane cyo gukora ibintu bituma abantu batanezerwa, bituma Imana itanezerwa, ariko hageze igihe cyawe. Iki ni igihe cyawe, ni umwaka wawe, uyu ni ukwezi kwawe, ni itariki yawe uyu munsi wa none, kugira ngo ugire ikintu gishyashya ukora kugira ngo Imana nayo ihabwe icyubahiro, kugira ngo Imana nawe ube ibyirato by'Imana. Imana yacu iguha umugisha rero, kandi ikugirire neza. Ibyo ufite mu biganza byawe ugikoreshereze Imana, uzamure kwizera mu bantu. Hari ibintu bikeneye kuzamuka kugira ngo abantu bamenye Imana. Hari ibintu bikeneye kuzamuka kugira ngo abantu bamenye ko Imana igikora imirimo n'ibitangaza. Imana iguha umugisha kandi ikugirire neza. Imana yacu ikomeze kubana nawe. Reka dusenge Imana, dusoze. Imana ndagushimira, naguhimbaje kuri Imana nziza. Urera kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi, ufite ubutwari, ufite ubushobozi, nta kibana kunanira, kandi ibyo